twongeye kubasuhuza. Iki ni ikiganiro Knowledge Link ku Iwacu TV. Twageze kuri stand ya Make Color. Reka dutangire batwibwira. Murakoze cyane, nitwa Kuzwe Brian, abandi umukozi muri Make Color. Twagira ngo dutangire mutubwira products za Make Color, impamvu mwahisemo kuza muri Made in Rwanda. Ntago tuzi nimba Make Color amarangi akorerwa mu Rwanda, mubibwire n'abanyarwanda babimenye. Murakoze cyane, impamvu yatumye tuza muri Made in Rwanda nuko mu by'ukuri amarangi yacu tuyakorera mu Rwanda 100%. Nta kintu kimwe dukura hanze, ibikoresho byacu bituruka mu Rwanda, abakozi bacu n'abanyarwanda, byose mbese bikorerwa mu Rwanda kandi dukorera inyungu z'u Rwanda. Dushaka guhaza isoko ry'u Rwanda mu marangi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. None twagira ngo utubwire amarangi mufite ibwoko butandukanye, mutubwira hakora kugira ngo bifashe abanyarwanda. Vuga uti ngiye kugura irangi kuri stand ya Make Color, ariko se ndagura irangi rimeze gute, ndarikoresha he? Mu bisobanura abanyarwanda. Dufite amarangi agiye atandukanye asigwa n'abantu agiye atandukanye. Twahera nko ku irangi yitwa Wedagard, ni irangi rigezweho kandi ryiza ry'amazi, risigwa ku nyubako ndende cyangwa hanze. Ni irangi rihangana n'izuba cyangwa n'imvura ritagira ryangirika. Dufite irangi yitwa Silk Vinyl ryo mu nzu ryiza cyane rishashagirana. Twagira n'irindi rya Latex Matte, twagiraga Fast Dry, amarangi y'amavuta yuma vuba, twagira amarangi yo mu muhanda. Ni amarangi menshi cyane tugiye dufite na vernis zo kumbaho za Collabo, ni byinshi cyane dufite muri Make Color. Nagira ngo mubwire abanyarwanda muri rusange amarangi yanyu bayasanga he kugira ngo boroherezwe uburyo yabageraho se, cyangwa avuga uti birahenze muri Make, ibiciro byabo biri hejuru. Nimusobanurira abanyarwanda uburyo serivisi zanyu zishobora kuba ziboroheye kugira ngo babagane. Mu by'ukuri Make Color twita ku mukiriya cyane, umukiriya bari umwami. Niyo mpamvu nk'iyo uri umuntu duhagarariye mu Rwanda hariho hose, ntacyo bisaba kugira ngo ubone produit zacu, tuzikugereza aho ukorera. Niba uduhaye commande, twe imodoka yacu zabikuzanira aho ukorera, ntabyo kwirirwa yivuna, uraduhamagara tukakuzanira ibyo ukeneye kandi mu ngano zose, ntabyo kwirirwa ku ruganda kandi icyo cyacu kiri hasi cyane. Noneho bikaba akarusha ku bantu duhagarariye, bahabwa discount iri hasi cyane, baragabanyizwa igiciro ku buryo babonamo n'inyungu mu gihe bagiye gucuruza. Ntabwo duhenda rwose. Twaze tubona hano hari icyuma kivanga amarangi, mwagisobanurira abanyarwanda amarangi kivanga ubwoko bwayo ubwo ari bwo kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe ko umunyarwanda ashobora kuyifata akajya hanze akatumiza irangi kandi mu Rwanda yaribona. Nimusobanurira abanyarwanda, mubumvishe ikigero iyi mashini ishobora kubavangiraho amarangi kugira ngo babaze kuyahaha. Iyi mashini ni nako gashya twazanye muri iri murikagurisha ry'ibikorerwa mu Rwanda. Ni mashini kwa titing machine, ni mashini igezweho ikoreshwa na mudasobwa, ivanga amarangi menshi cyane agera ku 200 mu mwanya muto cyane. Ishobora gukora amarangi ya Wedagard, Silk Vinyl cyangwa Latex Matte mu mabara yose mu gihe kitarenze iminota 10 gusa. Ibara ryose wifuza ukaduribona mu mwanya muto cyane. Sinka bya bindi bya kera waza ukaduha commande tukayimana iminsi myinshi twitegura itugora. Iyi mashini irimo ikoranabuhanga, irihuta kandi irizewe. Niyo mpamvu twazanye hano muri mukarwisha umukiriya wese aje ashaka ibara turimo leta rijyana mu mutima muke cyane, ntabyo gutegereza. Ntabwo narinzi ko muri Make Color, narinzi ko bakora ibintu by'amarangi gusa. None nabonye mufite n'amatanki, nimusobanurira abanyarwanda aya matanki impamvu ari muri Made in Rwanda muri no expiri kubera hano. Aya matanki nayo ari Made in Rwanda, akorerwa muri Make Color muri department ya polyester. Aya matanki akozwe mu cyitwa polyester, n'aya mabateri inyuma hariya, byose bikorerwa mu Rwanda kandi biramba cyane, bitagizwa n'izuba ngo bibyimbe biturika cyangwa bigiye gupfumuka. Na matanki akomeye cyangwa amabati, biraramba kandi ni byiza cyane. Nuko mubyumviye mu kiganiro Knowledge Link, Make Color nta kintu na kimwe mushobora kuyiburana. Hari amarangi, hari ibigega, hari n'imashini bavangira amarangi mu minota mikeya cyane ukaba ubonye irangi ryawe. Ni ikiganiro Knowledge Link, nimukurikirane uko bimeze muri Expo Made in Rwanda.